Nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Muhanga, waje muhagarariye inzego bwite za leta, nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Kamonyi n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero, nyakubahwa mushumba mukuru wungirije w'itorero ADPR, nyakubahwa mushumba w'urembo rw'itorero ADPR mu majyepfo, umushumba w'urembo rw'uburengerazuba, ba nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa muyobozi wa Ibuka muri akarere ka Muhanga no muyobozi wa Ibuka mu karere ka Ngororero, ba nyakubahwa muhagarariye imiryango Twibuka None, abayobozi b'umurenge n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze turi kumwe, bashumba mwese, abayobozi b'amatorero n'amadini muri hano, batumirwa mwese, banyetorero, kambanze bahumurize mwese kandi bashimire ko mwitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, cyateguwe n'itorero ADPR ururembo rw'amajyepfo nka kimwe mu bikorwa byateguwe bizakorerwa mu gihugu cyose hose byagiye bitegurwa n'itorero. Uyu ni umunsi twaje kwibuka, kunamira no gusubiza agaciro abatutsi barenga miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, by'umwihariko tukaba twawuhariye kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bari abanyetorero b'itorero ADPR n'imiryango yabo bo mu rurembo rw'amajyepfo. Uyu munsi kandi twibuka by'umwihariko abatutsi biciwe hano ku itorero rya Nyabisindu. Reka mfate uyu mwanya mpumurize kandi nihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko bafite imiryango twibuka uyu munsi. Nk'umushumba mukuru w'itorero ADPR mu izina ry'itorero no mu izina ryanjye bwite, ndabakomeje, muhumure, mukomere. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto mu gice cya 1 mu 3 no 4, yatubwira ngo hashimwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ariwe na se, ari niwe data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Uyu mwanya turibuka kandi bahungiye hano ku itorero rya Nyabisindu n'ahandi ku nsengero z'itorero ADPR, habona ubutabazi ku buyobozi, kubo bitaga bene se. Twavuga aho Nyabisindu, twavuga biciwe ku rusengero rwa Kibirizi ku Ibambiro mu karere ka Nyanza, hicwa abagore n'abana, biciwe mu rusengero rwa ADPR Mbuye no mu karere ka Ruhango, ho muri Ruhango, biciwe ku rusengero rwa ADPR Nyanza mu Rukari, hicwa umushumba haje Abakiga Michel n'umuryango we, ndetse wose uyu muryango warazimye. No ku rusengero rwa ADPR Isumba i Nyamagabe, hicwa abakristo n'uwari umushumba w'ururembo rwa Gikongoro mu Nyarubuga, ndetse n'ahandi. Abo bose turabibuka kandi kamfate uyu mwanya kugira ngo mfate mu mugongo mpumurize bagize umugisha bakarokoka muri ibyo bice byose mvuze. Uyu mwanya twafashe ni umwanya wo kubahumuriza, ni umwanya wo kubakomeza, ni umwanya wo kongera kubabwira ko bitazongera, kandi impamvu bitazongera birimo icyizere duhabwa buri gihe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko yabigarutseho mu ijambo ritangiza kwibuka ku nshuro ya 32
jenoside yakorewe abatutsi, kandi ni n'icyizere tubaha ko ubuyobozi bw'itorero u Rwanda dufite uyu munsi rutandukanye n'u Rwanda mwiciwemo, n'u Rwanda rwuzuye urwango n'amacakubiri. Icyo cyizere rero kandi ni n'icyizere kiri mu ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yaturokoye urwo rupfu, izakomeza kuturokora. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe, ntabwo ari impanuka. Ingengabitekerezo yayo yigishijwe igihe kirekire mu nzego zose, harimo n'amadini n'amatorero, binyuze mu kwigisha amacakubiri n'ivangura. Ikaba ariyo mpamvu yatumye ikorwa mu gihe gito kandi ikica umubare munini w'abatutsi barenga miliyoni. Akaba ariyo mpamvu amadini n'amatorero dukwiye kugira uruhare mu bikorwa byo kwibuka, kugira ngo dutange umusanzu wacu mu guhangana n'ingaruka za jenoside. Gusubiza amaso inyuma, tugafata umwanya nk'uyu nk'amatorero n'amadini, dukwiye kongera kuzirikana ko igihe higishwaga urwango n'ivangura binyuranije n'ubutumwa bwiza ndetse n'ijambo ry'Imana, iyo tubona abahagarara mu cyuho bakamagana bagacyaha izo nyigisho, ntabwo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yari kugira imbaraga nk'izo yagize, nubwo itashoboka itateguwe ngo iyoborwe na leta. Ibikorwa nk'ibi dukora mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bikwiye kutubera umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukigira ku mateka. Iyo tuvuga never again, tukavuga ntibizongere, jenoside ntizongere, bikwiye kujyana n'ingamba n'ibyemezo dufata buri munsi. Ibikorwa dukora ku rwego rwo kwibuka byose bikwiye kudufasha kubona amasomo ko jenoside ari mbi, kandi ko dukwiye gufata ingamba zo kuyirwanya aho yaturuka hose, ndetse n'ingengabitekerezo yayo, kugira ngo twubake u Rwanda ruzira urwango na jenoside. Fatiye umwanya nshimire waduhaye ikiganiro nyakubahwa umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Muhanga, Bwana Nshimiyimana Gilbert, waduhaye ikiganiro cyiza ku mateka ajyanye n'itegurwa rya jenoside muri rusange, agaruka no ku mateka y'aha i Nyabisindu kuri ADEPR. Dushime ubutumwa twagejejweho n'uhagarariye Ibuka, ndetse tunashima n'ubuhamya twahawe n'uwarokotse jenoside, Bwana Namahoro Apollo. Twongere tunamuhumurize, Apollo ukomere, tugushimire urugendo urimo rwo kwiyubaka, tugushimire ko wanahisemo kujya kwiga teolojiya kugira ngo ube ikinyuranyo cy'abakristo, cy'abashumba wabonye wigisha ubutumwa bwiza bushingiye ku mbabazi ndetse n'urukundo. Tubashimira abaririmbyi bakomeje kudufasha mu ndirimbo ziri mu butumwa bwo kuduhumuriza. Impamvu abo bose mbagarutseho ni uko buri wese ubutumwa yaduhaye harimo amasomo yo gutahana. Kuri inshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, twitabiriye uyu munsi. Ni byiza ko buri wese yibaza ngo uyu munsi ntahanye iki, uyu munsi nkuyemo iki. Dukwiye gukuramo imbaraga zituma dukomeza gukomera, dukwiye gukuramo umutima ushishoza ubasha guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Dukwiye guhitamo buri gihe kubakira ku bumwe, kubakira ku rukundo. Dukwiye kwibaza buri wese hano
akibaza ngo uyu mwanya kuko abahagaze hano imbere bose baduhumurizaga, badukomezaga, ariko baduhaga n'amasomo. Iyo tuvuze never again, nuko dufata ibyemezo bidufasha aho tujya, bidufasha mu byo dukora n'amahitamo yacu ya buri munsi. Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe n'ubutegetsi bubi, haba kuva mu gihe cy'abakoloni no mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Abayobozi bayikora kandi bafatanije n'inzego zitandukanye mu gihugu hose. Tubabazwa cyane nuko na bamwe mu bihaye Imana, nkuko bigarukwaho mu buhamya butandukanye, bafatanije n'ubutegetsi bubi mu kwica Abatutsi, haba ku nsengero, haba kiliziya. N'aha twabagarutseho ari Bansanze Urwimo, ba Sagahutu, ba Enoki n'abandi. Nkuko mwabigarutseho namwe, ubuyobozi bw'itorero twafashe icyemezo cyo kwambura abantu inshingano no kubagaya ko ibyo bakoze ntibakwiye kwitwa abashumba. Turabizi ko bamwe bari mu bihugu hirya no hino, ndetse igiteye isoni nuko hari n'abagifite insengero bitwa mu bapastori, ariko ababakurikira bamenye ko baba bafite ubutumwa bwo kubwira abantu babanza kuza mu Rwanda. Kuba uyu munsi rero bakomeza uwo mugambi mu nyigisho zitandukanye bagira, dukomeza kubwira ababatega amatwi, ababumva ko nta kindi babagezaho uretse ingengabitekerezo, uretse ivangura. N'uyu munsi wo dukomeza kubamagana, ariko tunabagira inama tubagira nk'itorero, nk'umushumba, ni ukwihana, ni ugusaba imbabazi. Imana yacu ni inyembabazi, turi mu gihugu gitanga imbabazi. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahisemo gutanga ikiguzi gikomeye cyo kubabarira, ariko kandi tunababwira ko umuntu ashobora kuva mu Rwanda akajya mu bindi bihugu bitandukanye ahunga icyaha yakoze, ariko twese abizera tuzi ko hariho n'urubanza abantu bazacirwa n'Imana, kandi ho nta muntu uzaruhunga. Icyiza rero ni uko abantu bagira ayo mahitamo uyu munsi wa none. Kandi turazirikana ko Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'abana b'u Rwanda, Inkotanyi, nabo bari bato, ariko bagira amahitamo meza ashingiye ku rukundo, ashingiye ku bupfura, ku kwitangira igihugu. Uyu mwanya kuba turi hano twibuka mu gihugu gitekanye, hari amahoro, n'ubuzima duhabwa n'Inkotanyi. Aha kandi turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wari uyoboye ingabo zareka Jenoside, anayobora igihugu cyacu mu rugendo rwo kwiyubaka nk'Abanyarwanda twubakiye ku bumwe. Ku bw'izo mpamvu rero, abanyetorero hari ibyo dusabwa. Ndavuga abanyetorero b'itorero ADEPR, ariko kandi aha turi hari n'abayobozi b'andi matorero n'andi madini. Dukwiye buri gihe kwibwiza ukuri, tukibaza ngo ni ikihe kinyuranyo itorero rya none rifite mu bikorwa, mu mikorere, mu myigishirize bitandukana n'itorero n'amadini byabayeho mbere no mu gihe cya Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Kimwe rero ni uko dukwiye gusigasira no kurinda ubumwe bw'Abanyarwanda, kwirinda amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose, kandi tukirinda gushyira imbere inyungu bwite ngo tuzirutishe ubumuntu, tuzirutishe igihugu. Na niyo mpamvu aho muzabona hose umuntu ukora ikibi ayobowe n'inyungu bwite,
mujye mumwamagana. Ibi dukwiye kubigira intego twese ko gusigasira no kurinda ubumwe bw'Abanyarwanda no kwirinda amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose ni cyo kinyuranyo cy'u Rwanda twabayemo rwateguye ndetse ugashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi ni ukwitoza guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tuba abigishwa ba Yesu Kristo nyakuri, tuba umucyo, urumuri, umunyu w'isi, kuko arizo nshingano dufite. Ni byiza kwibaza uburyo duhuza ubutumwa twigisha bw'ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi, mu nsengero, mu miryango yacu. Ibi kandi tukanabihuza no kubona igisubizo ku bibazo byose dufite dukomora mu mateka ajyanye na jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cyacu. Ndahamya neza ko Yesu Kristo ari we uri kugenda n'amaguru uyu munsi akorera muri twe, ageze mu Rwanda ubutumwa yakwigisha yatanga bwagaruka ku gusana imitima, bwagaruka ku guhumuriza Abanyarwanda, bwagaruka ku rukundo, bwagaruka ku kwigisha kwihana. Niyo mpamvu uyu munsi nk'abashumba dukwiye guharanira kuba ibirenge bya Kristo, tukaba umutima we, tukaba ibiganza bye. Ikintu cyose muzabona gikorwa kinyuranye n'icyo Kristo yakora, tujye tukirinda kandi tucyamagane. Ikindi ni ugukumira no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, tukabwira abana bacu, tukabwira urubyiruko amateka y'ukuri. Muri iyi minsi 100 turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi, kimwe mu bikorwa twakoze harimo guhuza urubyiruko tukabaganiriza amateka y'igihugu cyacu, ariko tunagaruke no ku babyeyi, ku miryango. Mujye mugira umwanya mwicarane n'abana, mubabwira amateka kandi mubabwira amateka y'ukuri, ariko munababaze n'ibyo bumva. Mbega ujye ubaza umwana, mubaza atari ko amateka y'igihugu cy'u Rwanda, se jenoside yakorewe Abatutsi, ujye ubyumva, akubwira ibyo yabwiwe, nibwo uzasanga ko ashobora kuba afite n'abandi bamubwira ibitandukanye n'ibyo wowe umubwira. Yaba abyumvira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa abibwirwa n'abandi bakwiza ubwo burozi. Mujye mugira umwanya wo gutega amatwi abana, mubumve, mubabaze ibyo babwiwe, kuko hari igihe usanga ufite abandi bakwangiriza abana bababwira amateka bayaguritse. Ibyo rero nk'ababyeyi mujye mubyitaho, kandi nk'abashumba muri gahunda z'urubyiruko, muri gahunda zihuza abana, mujye mugira n'uyu mwanya wo kugaruka ku biganiro bigaruka ku mateka y'igihugu cyacu. Mubabaze, mubanze mwumve n'ibyo babwiwe kugira ngo mumenye ibyo babwiwe bitari byo muyibubure, kuko ibikorwa byinshi biri mu gihugu byiza, ubwiza bwabyo ntabwo bishingiye kuko bisa none. Ubwiza bwabyo bishingiye ku buryo abana n'urubyiruko dufite basa none no mu gihe kizaza, kuko n'ubu bazabikomeza nitubagira beza. Rero ntidukomeze gushyira gusa imbaraga ku bikorwa twubaka ngo turenze gushyira imbaraga ku muryango twubaka, kuko uburyo basa, uburyo batekereza, uburyo bahitamo nibyo bizakomeza kugira beza, kugira byiza u Rwanda n'ibyubakwa byose. Ikindi no gukomeza gufatanya mu guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi, no gukomeza kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko jenoside yabasigiye umutwaro uremereye. Umutwaro dufite nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukomora mu ngaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Nta muntu umwe, nta rwego rumwe rwawishoboza. Nubona uwarokotse ananiwe, acitse intege, nubona hari ibyo atari kugeraho, ujye uzirikana ko atari intege nke ze, ahubwo nuko jenoside yakorewe Abatutsi
yamusigiye umutwaro atakikorera wenyine. Umutega amatwi, umwumve, umufate ikiganza, umubwire ngo komeza urugendo, imbere haracyahari. Nubona yataye ibyiringiro, umwibutse ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaducaniye urumuri rw'icyizere rutubwira ko tugomba kubaho. Nk'abanyetorero, abashumba, abayobozi n'abakristo, dukwiye guharanira gutanga umusanzu mu rugendo rwo kubaka igihugu cyacu, tukarushaho kugira uruhare mu kurinda ibyagezweho. Umunsi ku wundi ni ukuzirikana ko uwateguye akanakora jenoside yakorewe Abatutsi yari agamije gusenya, yari agamije kurimbura Abatutsi, ariko n'u Rwanda ntirwari kubaho. Uyu munsi kuba dufite u Rwanda, kuba tumaze imyaka 32 tubona urugendo tumaze kugenda, dukwiye guharanira ko buri munsi umuntu wese atanga uwe musanzu, kuko haba mu karere duherereyemo, haba no mu bihugu bitandukanye, haracyari abagifite umugambi wo gusenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero duharanire ko buri wese atera intambwe yo gukora igikorwa buri munsi cyo kubaka umuryango, cyo kubaka u Rwanda twifuza. Ngana ku musozo, ndashaka kongera gushimira Imana yakuye u Rwanda mu mwijima w'icuraburindi, ikoresheje ingabo z'inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame, zigahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwitange bwabo ni ntagereranywa kandi tuzahora tubizirikana. Buri gihe tujye tuzirikana ko iyo abantu bafite umugambi w'ibyiza, Imana irabashyigikira. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 5:5 yatubwira ngo hahirwa abagwa neza kuko abo bazaragwa isi. Ibi kandi biduha imbaraga ko nubwo twagira mahanga n'abandi bose bahagurukira kurwanya u Rwanda, igihe cyose dufite umugambi wo guhitamo ibyiza, wo kuba umwe, wo gushyira hamwe, ndahamya ndashidikanya ko tuzakomeza kugera ku byiza, kuko Imana iri mu ruhande rw'abantu bahitamwe ibyiza buri gihe. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bigarukaho, turashimira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere byinshi basigiwe na jenoside, kandi dukomeza kubashimira imbabazi batanze kandi bakomeza gutanga kuba bakoreye jenoside. Uyu ni umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu. Iyo tuvuze gutanga imbabazi, ntabwo gutanga imbabazi, ijambo imbabazi ririmo gusaba imbabazi, ririmo gutanga imbabazi. Niyo mpamvu uyu mwanya twongera guhamagarira abantu bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, bataratera iyi ntambwe ngo bemere iki cyaha kibi cy'indangakamere bakoze, basabe imbabazi, bafate iyi nshingano. Turongera tubagiriye inama. Hari inkuru tugarukaho y'umwana wavuye kwa se muri Luka ibice 15. Dukunda kuvuga ko ari umwana w'ikirara. Ava kwa se aragenda, ariko iyo nkuru iza kumugarukaho ivuga uburyo yisubiyemo, agaruka kwa se, aca bugufi, asaba imbabazi. Yasanze se yiteguye kumuha imbabazi, ariko nubwo se yiteguye kumuha imbabazi, nawe yarapfukamye aca bugufi asaba imbabazi. Niyo mpamvu iyo dushima barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ku bwitange, ku gutanga imbabazi no gukomeza kwiyubaka, dukomeza no gusaba abo bose aho baba bari hose, tubabwira ko nyuma y'ikibi bakoze, icyiza kimwe basigaranye bakora no gusaba imbabazi. Nyuma yo gusenya, yo kwica Abatutsi, ibyo ni bibi, ntawe uzabibashimira, tuzabibagayira buri gihe, ariko icyiza kimwe bakora
cyabafasha kigafasha n'imiryango yabo nuko batera intambwe bagasaba imbabazi, kandi iyo basabye imbabazi bifite n'ibindi bijyana nabyo, nko kwerekana aho imibiri y'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi yajugunywe ikiri, kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Rero uyu mwanya twagizeho kwibuka ku nshuro ya 32, ndabizi uburyo bw'ikoranabuhanga dukoresha kuri radio na televiziyo, nubwo batari hano aho bari hose baranyumva, n'undi wamenye umuntu nk'uwo amugezeho ubutumwa. Uyu mwanya turashimira nanone abashumba n'abanyetorero barenze igihango cy'ubutumwa bwiza, barinda igihango cy'ubunyarwanda, bagira uruhare mu kurokora abahigwaga ndetse bakabahisha, bamwe bahasiga n'ubuzima bwabo. Ibyo mwakoze ni ibyerekana ko gukora ibyiza ari amahitamo kandi byashobokaga. Ibi nabyo bituma dukomeza kugaya abatubereye ibigwari, kuko dufite abahisemo ibyiza, ntibafatanya n'abicanyi n'abagome, bahitamo urukundo, bahitamo ubukristo, bahitamo kuba abanyarwanda. Rero abo nabo aho muri hose turabashimira, tuzirikana ayo mahitamo, kandi bitubwira ko umuntu wese wahitamo ibyiza Imana imushyigikira. Uyu mwanya turongera gusaba abashumba, abayobozi b'amatorero atandukanye, ko ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kuganira ku mateka y'u Rwanda, y'igihugu cyacu, ko tudakwiye kubifata nk'ibikorwa bireba abandi bantu. Buri gihe dukwiye kubishyira muri gahunda zacu za buri munsi. Ntabwo twakubaka abanyarwanda bajya mu ijuru tutarubaka abanyarwanda baba mu Rwanda. Yewe no kwigira ku mateka yacu, ndabizi ko akenshi twigira ku mateka y'Abanyegiputa, y'Abisiraheli nk'uko tuyabona muri Bibiliya, ariko hari n'igihe tubigarukaho mu biganiro, abantu bari mu misango itandukanye. Amateka atuma tumenya u Rwanda, tumenya aho tuva n'aho tujya, muri gahunda zacu, mu nsengero, muri kiliziya. Mureke tubishyiremo kandi tubihuze n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, n'amahitamo y'abanyarwanda ariyo kuba umwe, ariyo gutekereza mu buryo bwagutse ndetse no kubazwa inshingano. Kambasabe kandi gukomeza kwitabira ibikorwa byateguwe n'itora ADEPR byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko dufite gahunda muri buri paruwase no muri buri rurembo ndetse no ku rwego rw'igihugu. Itorero ADEPR tuzakomeza kwibuka no gufata mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko biri mu ngamba ryateguye mu buryo burambye, no kwigisha abantu isanamitima, ubumwe n'ubudaheranwa. Kandi n'icyifuzo cyatanzwe cyo gukomeza kubungabunga imva iruhukiyemo imibiri igera ku 121 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside aha i Nyabisindu. Tuzakomeza kuyibungabunga ndetse no kubaka urukuta ruzajyaho amazina yabo, nicyo kureba ahashyirwa amafoto n'ubundi buryo bwose abantu bajya baza baje kuhigira, nabyo nk'itorero tuzabyitaho. Ndetse ikindi turi gukora ni ugukomeza kwegeranya amateka twakandika nk'itorero. Ndabizi ko abateguye bakanakora Jenoside bashyizeho uburyo bwinshi n'igihe kinini cyo kubikora. Niyo mpamvu natwe nk'itorero n'amadini dukwiye kumva uruhare rwacu mu gukomeza gukora icyo ari cyo cyose cyatuma urubyiruko, abana, abadukomokaho, itorero ryaho tujya ritandukana n'itorero ryabayeho mbere ndetse no mu gihe cya Jenoside. Murakoze rero, mukomeze mugire amahoro muri Kristo Yesu.
nongera kuvuga ku ijambo navuze ko Imana yaturokoye urupfu rumeze gutyo. Imana yacu iracyahari, izakomeza iturokore, izakomeza ibane natwe. Kambashimire umuntu wese aho yegeranye n'undi ajya akomeza mu bwenge gukomera, turiho tuzabaho, kandi urumuri rw'icyizere ruragaragara, ni urwanjye, ni urwawe, ni urw'Abanyarwanda. Dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Yesu abahe umugisha.